Vuga neza mwese mudahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Uyu munsi kandi turi kumwe na Bishop Abeli. Reka musabe kugira ngo abasuhuze. Muraho mwese, mahoro y'Imana abe muri mwebwe kandi abane n'imiryango yanyu. Ndabakunda. Shalom. Urakoze cyane. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana, numara gusenga Imana kandi utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho kuri uyu munsi. Karibu. Dawa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bibe nk'uko biba mu ijuru. Ifunguro dutunga uriduhe none, utubabarire ibyaha n'ibicumuro nk'uko tubabarira ababitugiriye natwe, kandi ntudujyane mu bitwosha nabi, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icubahiro ari ibyawe nanone n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Karibu. Murakoze, Imana ibaha umugisha mwebwe mubanye natwe muri kino kiganiro. Mazina ni Bishop Buhungu Abeli nk'ibisanzwe. Dusanzwe tubana mu biganiro byacu tubagezaho buri munsi. So rero tugiye n'ubundi gutanga ubuhanuzi bwa nyuma ku gihugu cy'u Burundi, ariko binyuriye mu buhanuzi kugira ngo twongere duhanurire umwami w'u Burundi cyangwa se perezida w'igihugu cy'u Burundi, nk'uko Imana yadutumye iduha imessage itoroshe ikomeye cyane. Nanone dukomeje kwitegurira ubwami bushasha bw'umwami Dawidi. Murabizi neza nk'uko bisanzwe, Imana niyo yimura abami ikimika abandi, niyo ifite ijambo rya nyuma, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Reka turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Turi mu buhanuzi. Daniyeli yarahanuye, natwe turahanura mu izina rya Yesu. Kandi Imana uhereye kera yarakora, n'uyu munsi iracyakora. Nanjye ndi umuhanuzi, data arakora, nanjye ndakora. Reka turebe igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, turebe mu bice bitanu, dusome duhereye ku murongo wa 22, turasoreza ku murongo wa 28. Imana ishimwe cyane. Amina. 22, reka dusome umutwe w'ijambo. Umutwe w'ijambo mu bice bitanu Daniyeli haravuze ngo umwami agira ibirori, abona intoki zandika ku rusika. Reka tuhasubiremo. Yego. Umwami agira ibirori, arangije abona intoki cyangwa se ikiganza cyandika ku rusika. 22 haravuze ngo ariko wowe umwana we Berushazari ntiwicishije bugufi mu mutima wawe, nubwo wamenye ibyo byose, ahubwo wishize hejuru ugomera Uwiteka Imana Nyirijuru, bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo, kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino, maze uhimbaza ibigirwamana by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye bitareba, ntibyumve ntibyitegereze. Ubwo n'ibigirwamana nyine bigira amatwi ntibyumve, bigira amaso ntibirebe, ibintu bisa na mwene ibyo. Dukomeze. Ariko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, nyirukumenya imigendere yawe yose nturakayishimisha, nico gitumye itegeka ko ico kiganza kiza kikacandikisha inyandiko, iyi nyandiko kandi
ibyanditswe nibyo ibi bikurikira: men tekel ufarisine, kandi bisobanurwa bitya. Men bisobanurwa ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma, ishiraho iherezo. Tekere bisobanurwa ngo wapimwe ku gipimo, ugaragara ko udashitse. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe cyangwa se buranyazwe, buhawe abamedi n'abaperesi. Nakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Iyi ni mesaje ikomeye cyane ya nyuma ihawe umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, mesaje iheruka ibindi bihe cyangwa se ya nyuma ku buzima bwe. Ku by'ukuri rero twagiye tuvuga, n'ubu dukomeje kuvuga, kandi akanwa kacu kagiye kavuga ibikomeye, n'uyu munsi karabivuze. Men tekere ufarisine bisobanurwa ngo wapimwe ku gipimo usanga udashitse. Kabiri, ubwami bwawe buranyazwe. Gatatu, buhawe undi muntu cyangwa se abandi bantu. Imana ishimwe. None aya magambo say'ukuri, mbega sayo kwizerwa? Ese kabiri mu kubara cyangwa se mu guharura ibice 23, 19 na 20 haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo ivuze ibishira no mu bikorwa. Ese muratekereza ko hari induru ivugira ubusa ku musozi? Ese muratekereza ko Imana isohora ijambo ikarivuga hanyuma ryarangiza rikagaruka ubusa ridashohoje icyo data yaritumye? Ntibishoboka. Ibyo nabyo birimwo muri Yesaya mu bice 50 ngira ngo n'8 uhereye ku murongo w'10 wasanga mwayo magambo nk'uko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru bigatosa ubutaka ntibisubireyo, bigatosha n'ingundu, bigaha umubi by'imbuto ushaka kurya bikamuha umutsima. Niko ijambo ry'Imana ritazagaruka ubusa ridashohoje icyo data yaritumye. Utekereza ko iyo atari imburi ya nyuma kuri Sebarundi Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye? Utekereza ko iri jambo rizi y'ubusa aho twahereye turivuga mu ndirimbo igira iti men tekere ufarisine, men tekere ufarisine, wapimwe ku gipimo, ubwami bwawe bwanyazwe. Iyo nyandiko nta n'uwayisobanura. Ni ukuvuga ngo ibi twagiye tubivuga muri iyi ndirimbo, ariko ubuho tukuzaniye ijambo. Aya ni amagambo Uwiteka abwiye Evariste Ndayishimiye. Iri ni ijambo Uwiteka arihagurukiye arakubwiye, avuganye nawe, wishize hejuru, wakoreye ibigirwamana bitavuga n'ibyumve, bifite amaso ntibireba, bimwe bibajwe mu biti, ibindi ni iby'ifeza n'iby'izahabu, ibindi ni iby'ibyuma. Imana irapima isanga udashitse, iravuga ngo ubwami bwawe buranyazwe. Rero birarangiye, Uwiteka ashize mu bikorwa, amaso yanyu abonye ibyo wishize hejuru, ndetse yavuganyemo ngo n'abagufasha kuyobora mwishize hejuru, mwirira ibyanyu, murinywera, muhereza, muraterekera, muhereza n'ibigirwamana bitavuga ntibyumve, bitareba, musuzugura Uwiteka. None Uwiteka yagushize ku gipimo, asanga ibiro bidashitse bituzuye.
haleluya. amen. Birangije Uwiteka avuze ijambo rikomeye, ubwami bwawe buranyazwe buherejwe abandi. Uherejwe abandi. Mana we, mana we, mana we. None ubu murambaza iki? Murongera kumbwira iki? Imana ishimwe. Amen. Hari ikindi mwambaza? Nakanwa k'Uwiteka noneho kabivuze karanasobanura. Umwuka wera abemeze kandi abasobanurire. Rero murakoze cyane ibyo Uwiteka yantumye kubabwira. Ndabivuze CNDD FDD n'abayigize n'umuyobozi wayo ngira ngo w'ikirenga Evariste Ndayishimiye batazira neva. Nakanwa k'Uwiteka kabivuze. Uwiteka yantumye ngo mbwira abemera abatemera ngo bagiye kuzibonanira. Imana ibahe umugisha. Karibu n'isengesho. Mwami Yesu, dusengeye abemera bose, kuko abatemera bo wavuze ngo muzibonanira. Dusengeye abumva bakemera, dusengeye abizera bose, dusengeye abumva ijambo ryawe bakarikora. Mwami Yesu, abo kurinda uzabarinde, kandi abo kurimbuka gahunda ni iyawe Mana. Twebwe dutanze ubuhanuzi nk'uko wabuduhaye, kandi ntacyo twongereyeho nta n'icyo tugabanyijeho. Twakoze nk'uko wadutumye, twahanuye nk'uko wadutegetse. Imana ishimwe. Ntugirire neza rero abantu bose bemera ubu butumwa, kuko abatemera mugiye guhura muzibonanira. Ndimwo yantumye ngo mbwira abemera kandi mbwira bumva, nanjye ndabikoze. Numva umugisha Mwami, kandi umukozi yakoze akwiriye no guhembwa, akwiriye ibihembo. Mwami nukore mu bubiko, ugira icyo ungenera kandi umugisha. Urakoze Mwami, abo twari tubanye muri iki kiganiro n'abari badukurikiye bose baha umugisha kandi bagirire neza. Ndetse n'umunyamakuru nawe umuhe umugisha, umucire inzira Mwami, umuhe kamera isobanutse kugira ngo abone ugakomeza kugukorera. Turabisengeye Mwami, kandi twizeye neza tudashidikanya kugiye kumuha kamera. Mu bari badukurikiye hari uwo wakoresha, bibaye ngombwa kamera watanga ebyiri, tukabona kamera zibasha kugukorera, zibasha gutanga umusaruro. Kamera zibiri ntabwo ari nyinshi, abadukurikiye ni benshi, n'abantu tutabasha kubara. Wagira bukoresha Mwami, haracyari abakozi bawe, hari abakibasha kukumvira, hari abakibasha kugukorera mu nzira zitandukanye, kandi hari abakikwemerera bakuyoboka wakoresha. Turasengeye ibyuma bigezweho, kamera zibiri kandi zisobanutse z'agaciro. Izo turazisengeye kugira ngo umurimo wawe uzakomeze ukore saha gusa no yakurya mu gihugu. Nituhagera zizakomeze zigukorere, zizakomeze zigaragaza amashusho meza, zizagaragaza zigeze inkuru ku bari kure n'abari hafi. Abantu bazakomeze bamenye uko biri kugenda kuri tele, uko biri gusobanuka, uko biri gukurikirana. Ibyo tubisabye Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu, kandi abazemera bakabikora bakabyubahiriza nk'uko turi gusaba, uzabaho umugisha, uzabagomororere, uzabagurira imbago nk'uko wazaguriye Yabesi, nabo bazabona umugisha utagabanyije ndetse n'ubusagutse. Uzakore mu babiko, ubahe ku mugisha wawe. Urakoze ko ubidufashamwo, kandi urakoze ko ugiye kubikora. Duhabwe icyubahiro, tubisabye Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen.